nongeye kuguha ikaze nanagusuhuza wowe ukurikiranye OG TV show aho uri hose. Amahoro y'Imana abane nawe, impande enye z'igihugu, iburasirazuba, iburengera bwaryo, amajyepfo n'amajyaruguru, aho uri hose amahoro y'Imana abane nawe. Nkomeza kwibutsa wowe utarakora subscribe kuri channel yacu ya OG TV show, kujyaho ugakora subscribe, like, share mu gihe wakunze ibiganiro byiza twaguteguriye. Ikiganiro nta kindi ni Star Voice rero niho tubategurira ibiganiro by'ubuhanga ndetse n'amakuru mutagiye mumenya cyangwa amakuru mutari muzi ku basitari bagiye batandukanye, tukabagerezaho ku gihe mukayamenya kandi mu buryo burambuye. Uyu munsi rero tukaba tugiye guhera ku makuru agezweho. Aya makuru rero akaba ari umuhanzi ukunzwe cyane, akaba ari umuhanzi tuvugana ubu ngubu uri mu Bubiligi. Uyu muhanzi rero nyuma ya Plonge umwami Kivumbi wa mbere, Kivumbi the one muramuzi. Kivumbi yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Kivumbi rero abinyujije ku ndirimbo ze zakunzwe, yashimishije abitabiriye igitaramo yahuriyemo na mugenzi we ariwe Bruce Melody mu Bubiligi. Urumva rero uyu musore wacu rero akaba yari yagiye mu Bubiligi gukoreramo igitaramo, ariko nkubwira ko ibitaramo bikirimbanyije abasitari benshi cyane, cyangwa se entertainment muri music irimo iragenda bakora indirimbo hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, kandi ibihugu bigaragara ko ari ibihugu byateye imbere mu bijyanye n'umuziki cyane. Uyu muhanzi rero akaba yahuriyeyo na Bruce Melody, aho bari bagiye gukorera igitaramo mu Bubiligi. Bahuriramo rwose mu bintu byari bitunguranye, kuko Kivumbi ntabwo arasiko ashobora kuba yahahurira na Bruce Melody, ariko byabaye ngombwa ko ahahurira na Bruce Melody. Igitaramo cyaba igitaramo show bayikoze, kuko ni umusore wari ukunzwe cyane, abantu byagaragaye. Urabona yari yagaragaye yambaye agapantaro k'umutuku, aga t-shirt k'umweru, ndetse ni rwose ubona ko Kivumbi yari yabukereye. Kivumbi rwose wari wambaye neza kandi akeye. Dukomeza rero n'ikiganiro cyacu cya Star Voice, ku nkuru nyinshi tuba tubafitiye. Iyi nkuru rero akaba ari inkuru nanone yakozeho abantu benshi cyane. Inyarwanda The Ben rero yakoze igitaramo cy'amateka. Nawe The Ben yakoze igitaramo, abantu urabona ko bari bashungereye, abantu barashungera, abantu baravuga, kubera ko The Ben yavugishije abatari bakeya. The Ben rero yarakoze igitaramo cy'amateka muri Amerika. Urumva ko ahantu urwego rwa music mu gihugu cy'u Rwanda rumaze kuba rwatera imbere. Abahanzi nyarwanda barimo baraseruka, bagenda bakorera indirimbo mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo biri mu bintu bigenda bizamura igihugu mu bijyanye n'umuziki, kubera ko cyagifite abantu benshi cyane barimo baritabira umuziki. The Ben rero akaba yarakoze igitaramo muri Amerika cyabereye mu mujyi wa Los Angeles. Uyu mujyi rero ni ukuvuga ngo uko byari bimeze cyangwa se uko byari byifashe, ni igitaramo cyabaye harashya, koko ngo harashya. Hari abanyarwanda benshi cyane, kubera ko urabizi ko muri Amerika hari imyo abanyarwanda batari bakeya bagerageje kuba bashyigikira umunyarwanda mugenzi wabo ku gitaramo cyaho bakitabiriye. Rwose ari benshi cyane, kandi turabwira ko n'abanyamerika ubwabo bari bahari bishimiye iki gitaramo. The Ben yari yatumiwemo. The Ben yahatwitse rwose. The Ben yatumitse. The Ben yari yambaye neza rwose, uko murimo murabibona namwe. The Ben yari yambaye neza yifunze, kuko ni igitaramo cyari igitaramo, kuko urumva kuba yakorera igitaramo muri Amerika ni ibintu biba biri special, navuga ngo ni ibintu biba byihariye byiza cyane, kandi byerekana isura nziza muri muzika nyarwanda by'abahanzi bacu dufite. Dukomeze rero muri Star Voice yacu, tubafitiye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye n'amakuru menshi. Iyi nkuru rero noneho yo irenze ukwemera. Sabami said call they about to boom the world country yo Cadet and Linda TV show. Ahangaha rero nk'uko mubibona, Cadet na Linda bagiye kurya show. Urabona aba bakobwa nabo bari kuzamuka muri filime cyane. Hari filime imwe irakorwa tukigira tubona uruhererekane, ariko aba bana b'abakobwa rwose uwo bita Cadet ndetse na Linda ni abantu bari gukora show kakava, cyangwa se shows zigiye zitandukanye. Bakaba rero bafite ikiganiro kuri The Choice, bakaba bari buze kuba bariho live. Baraza kuduhereza show, baraza guhereza show abanyarwanda rwose, nabo ni gukomeza kubakurikirana tukareba ibyabo, kuko nabo ubu tuvugana bari mu bintu cyangwa se bari kudutegurira show nziza nk'uko tubona muri sinema. Nabo baje vuba, ariko sinema binjiyemo turi kubona ko hari icyo email uko bigaragara kose. Turabona ko sinema nyarwanda cyangwa se sinema muri rusange imaze kuba yafata indi ntera. Turabona abakita beza, turabona abantu bakeneye gukora, kandi ukabona ko igikorwa bakoze bagikunze cyane. Uwo ni Cadet
ndetse na Linda. Star Voice yacu rero turacyafitemo amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru ari update cyane. Mr Empire Rwanda update. Urwego rw'igihugu rero rw'ubugenzacyaha rwashikirije ubushinjacyaha dosiye ya Miss Iradukunda Elisa na noteri nuwahimbye nk'uko mwabibonye, nuwahimbye rwose agasinya mu buryo butemewe. Noteri Uwitonze Nasda bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo ibyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Urumva bagerageje kuba bayobya urukiko babeshya ibintu bitari ngombwa. Urukiko ruza kuba rwawo bavumbura hifashishijwe inzego zishinzwe iperereza arizo RIB. Kuwa gatanu rero tariki 13 Gicurasi 2022 nibwo dosiye y'abaregwa yashyikirijwe urukiko. Urumva nibwo urukiko rwari rumaze kuba rwayakira. Mu byaha bakurikiranyweho rero harimo icyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Amategeko agena ko uwagikoze abigambiriye iyo kimuhamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze n'imyaka 3. Urumva ko rero ibi bintu ntago ari ibintu byiza rwose wakora, cyangwa se nashishikariza umuntu kuba yakora ibintu byo guhimba ikintu kugira ngo akore undi mu kindi, kuko biteza ikibazo nyuma yaho. 3 agacibwa ndetse n'izahawe y'ibihumbi 500 ariko itarenze nanone miliyoni. Ibi bintu rero uko mubibona ntago ari ibintu byakagaragaye neza cyane. Ibintu byo kubeshya cyangwa se byo guhimba, uko biba bimeze kose ingaruka ziraza, kuko ntago ari ibintu byiza cyangwa se indangagaciro zaraga abanyarwanda muri rusange. Dukomeza no muri Star Voice yacu turakomeza tubabwira inkuru noneho zigiye zitandukanye. Twabwiye ko inkuru tuba tuzifite. Wewe tugeze hano turakora subscribe kuri channel yacu ya OG TV Show, ubundi twimanukire dukomeze mu biganiro bigiye bitandukanye. Ukora na like niba ukunze inkuru kandi niwibagirwe gukora share. Kabaye rero kandi unongere kabaye boom, mwari muzi icyo cyana Brian Tizo Charudomoro Harmonize umusore wanjye Kevin Kade ari kugikorera. Umugore wa Harmonize yagaragaye ari kumwe na Kevin Kade birira isi. Ibi ni ibintu bitangaje rero cyane. Iyi ni inkuru nonye bwego, ni inkuru byamaze gufata urwego nabwiye ngo industry ya music nyarwanda imaze gutera imbere ku buryo imaze kugera ku rwego rurenze, aho umusore Kevin Kade yifotozanya ifoto n'umugore wa Harmonize. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cyacu aricyo Star Voice. Icyo nagusaba kano kanya kura subscribe, kura like, share kugira ngo tujye dukomeza tubana neza 5 kuri 5. Okay, ciao.